You can either come with me now or wait here. You can either come with me now or wait here. He neither drinks nor smokes. He neither drinks nor smokes. He neither drinks nor smokes. Muraho neza, uyu munsi tugiye kwiga amagambo abiri y'ingenzi abantu bakunda gukoresha twita conjunctions. Tugiye kwiga gukoresha either or ndetse na neither nor. Mu nteruro ebyiri zabanje mwabonye ko ayo magambo abiri yakoreshejwemo. Wumvise neza icyo interuro zashakaga kuvuga? If not, by the end of video you will be able to understand and form your own sentences using these two important words. You can either come with me now or wait here. Ushobora kuza tukajyana cyangwa se ukanegerereza. Hano urumva ni amahitamo abiri, umuntu agomba guhitamo mu bintu bibiri. Waza tukajyana cyangwa se ukanegereza. These are two choices. Naho mu nteruro ya kabiri twavuze ngo he neither drinks nor smokes. He neither drinks nor smokes. Iyo tuvuze drinks, to drink ni ukunywa, ariko muri sanse zimwe na zimwe bivuga kunywa ibisindisha. Ubwo bivuga ko ntabwo anywa ibisindisha, nta nubwo anywa itabi. Hano noneho mu nteruro ya kabiri urumva ko ni ibintu bibiri, ariko muri ibyo bintu bibiri nta na kimwe uyu muntu akora. Mu nteruro ya mbere yari amahitamo abiri, umuntu agomba guhitamo ikintu kimwe. Naho mu nteruro ya kabiri umuntu ni ibintu bibiri, muri ibyo byose nta na kimwe akora. Iyo dukoresheje rero either cyangwa se either, ushobora kubivuga uko ushaka. Bamwe bavuga either, abandi bakavuga either, ariko muri ino video reka tuze gukoresha either cyane. So iyo ukoresheje rero either, ni two alternatives, ni ibintu bibiri umuntu agomba guhitamo kimwe. Reka turebere mu zindi ngero. Hano dufite urundi rugero. You can have either a book or a marker. You can have either a book or a marker. Reka dutekereze ko ugiye nko kugura ibikoresho runaka ushobora kwifashisha mu ishuri cyangwa n'ahandi hantu. Harimo ibitabo, harimo amakaramu, harimo marker. Umucuruzi aguha ibintu bibiri. Hari a book, igitabo, cyangwa a notebook, anyhow. Hanyuma hakaba na marker. Uwo kavuga uti nta mafaranga menshi mfite ndatwara kimwe, bagahita bakubwira ngo you can have either a book or a marker. Urafata igitabo cyangwa marker. Urumva ni ibintu bibiri, bahitamo hagati y'igitabo cyangwa marker. Iyo dukoresha rero either or, tuba dushaka kwerekana ikintu kimwe kigomba gutoranywa mu bintu bibiri. Urundi rugero, we will go to either the hotel or the market. Turajya kuri hotel cyangwa tujye ku isoko. Imagine there is someone who you are looking for and you are not sure yet where that person is staying now. Hari umuntu wenda mugiye kureba, arabari kuvuga ko ari ku isoko, abandi baravuga ko ari kuri hotel. Mugomba guhitamo rero ahantu hamwe, you are not sure yet. Ntabwo muramenya neza uwo muntu ari, ariko uko byagenda kose muraza guhitamo ikintu kimwe. Hano rero dukoresha either or. Murajya ku isoko cyangwa mujye kuri hotel, biraterwa naho muri buze kumenya ko uwo muntu ari. Nawe ufite izindi ngero nyinshi mu mutwe wawe, ushobora kuduha ingero zirimo either or. Naho dukoresha either or. Tugiye kureba ese neither nor yo ikoreshwa gute. Ariko mbere yuko tureba neither nor, mwibuke ko muri ino minsi turi kwiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Muze kureba contact zanjye kuri ino video, hanyuma munyandikire kuri WhatsApp. Dutangire twige dukoresheje uburyo bwa Google Meet, twige online utavuye aho uri. Ni uburyo n'abandi bose bari gukoresha biga kugira ngo bimprovinge ururimi rw'Icyongereza. Now, neither nor yo ikoreshwa gute? Niba rero umvise either or, neither nor iroroshye cyane kuko hano twahitagamo ikintu kimwe mu bintu byinshi byawe suggested cyangwa mu bintu bibiri. Hano noro nta na kimwe turi buhitemo. Urugero, I like neither cats nor dogs. I like neither cats nor dogs. Ntabwo nkunda ipusi, sinkunda n'imbwa. Muri ibyo bintu bibiri nta na kimwe nkunda, neither nor. Hano noneho tuba tubikuyemo byose.
niba ari ibisaba gukora amahitamo nta na kimwe uri buhitemo, niba ari ibintu bibiri wenda bisaba kuba kimwe ari ukuri, nta na kimwe cy'ukuri iyo dukoresheje neither nor. Now let's imagine you have attended a certain meeting. Reka twimagine ko hari inama wagiyemo. Muri iyo nama baraza gutanga amazi, batange na juice. Hari amazi na juice, hari amazi yo kunywa mu ducupa, hari na juice. Umuntu uri gutanga juice n'amazi ari gutanga n'ikintu kimwe. Wowe wari uzi ko byose bari bubiguhe, now ugiye guhabwa ikintu kimwe. Wowe wari uzi ko byose bari bubiguhe, ariko agahita akubwira ngo sorry, you will have either water or juice. Sorry, you will have either water or juice. Wihangane, uraza gufata amazi cyangwa ufate juice. Birumvikana ko nuguhitamo kimwe. Hano dukoresha either or. That is a simple scenario. Ushobora guhita ubyanga byose, wahita ubyanga byose, uhita uvuga ngo it's fine, I will have neither water nor juice. I will have neither water nor juice. Byose ugahita ubyanga. Ibyo mbikoresheje kugira ngo wumve ko neither nor ni negation ya either or. Neither nor yo irabihakana byose. Ushobora gufata sentence imwe yakoreshejwemo either or, wowe ugahita uyikoreshamo neither nor. Isomo ryacu ry'uyu munsi rero ni iryo ngiryo kandi riroroshye cyane. Kugira ngo ndebe ko ibyo twize wabyumvise, reka mbanze nguhe aka ka exercise gatoya. Reka nguhe iri suzuma ritoya cyane. Hano dufite interuro ebyiri. Uraza kumbwira ku nteruro ya mbere turakoresha either or cyangwa turakoresha neither nor. Reba interuro kimeze. Haranditse ngo you can choose dash dash. Nyuma ya dash dash hari shorts dash dash trousers. Shorts ni ikabutura, hanyuma trousers ni ipantaro. You can choose, ese turakoresha either, hanyuma harahandi muri dash dash dushyireho or, cyangwa turakoresha neither nor. Think critically. Ku nteruro ya kabiri dufite I want dash dash juice dash dash soda. Just water please. I want dash dash. I want dash dash juice dash dash soda. Just water please. So turakoresha either or cyangwa turakoresha neither nor. Ndizera wabikoze neza. Niba utanabikoze neza, reba ibisubizo bya nyabyo. Ku nteruro ya mbere turakoresha either or. Twanditse ngo you can choose either shorts or trousers. Ushobora guhitamo ikabutura cyangwa ipantaro. Hari urugero twigeze kubona rw'umuntu wagiye kuri shop kugura igitabo cyangwa maka. Hano none wowe wagiye kuri shop igurisha imyenda, ugiye kugura ikabutura cyangwa ipantaro. Urumva it is about options. Urahitamo ikintu kimwe. Aho rero naho twabonye ko dukoresha either or. Hanyuma ku nteruro ya kabiri I want neither juice nor soda. Just water please. Ntabwo nshaka juice, ntabwo nshaka na soda. Just water please. Ahubwo amazi. Uri kubyumva? Kari akantu kanyuma ariko kari gutuma ubyumva neza, ariko ndizera ko wari wabikoze. Just water please. Muri ibyo bibiri nta na kimwe nshaka. Iyo rero two alternatives, muri two alternatives nta na kimwe ushaka, dukoresha neither nor. Kuri list y'ibintu byose ugomba guhitamo, nta na kimwe uri buhitemo. Hano dukoresha neither nor. Now, if you have reached this far, don't forget to hit the subscribe button, give this video a thumb up, like, share, and comment. See you in the next video. Bye bye for now.